mwambare barakoze urubyiruko rwo muri Club Never Again baratugaragariza rwose icyizere cy'u Rwanda rw'ahazaza rwiza. Mwakoze cyane nyakubahwa umushyitsi mukuru, tugeze mu mwanya wo kumva ubuhamya tugezwaho na Ntaganda Jean Paul. Yigira imbere afate uyu mwanya atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, banyakubahwa mwese muteraniye aha ngaha, inzego zitandukanye, nitwa Ntaganda Jean Paul. Jenoside iba narindi hano hepfo, kubwo nabaga kwa mukuru wanjye. Uyu mudame turi kumwe ni umudame wanjye, tumaranye imyaka 20. Imana yaduhaye umugisha wo kubyara abakobwa n'abahungu, turabishimiye. Ndabaha ubuhamya bwuzuzanya n'icy'umuvandimwe Tanganyika ikiganiro atanze. Ndi umwe mu bantu bakuriye mu mateka y'iki gihugu mu buryo butandukanye cyangwa se bayisanzemo, ntarabiteguye cyangwa ababyeyi banyu ngo babitegure, ahubwo abandi bantu bateguye. Ndababwira imbere ya jenoside twabonye 94, ntabwo twe twayibayemo mbere yaho 94 iyo twabonye twari tuyimazemo igihe. 94 ni mwaka wa 4 wa 3 segonderi, nigaga mu seminari zaza. Ndumva gerageje kubibwira. Igisekuru ni Kayonza. Ndumva hano twari twahaje kubwa mukuru wanjye wakoraga hano kuri prefecture ya Kibungo. Ndaza gutanga ikiganiro, muragenda mwumvamo abantu babiri. Murumvamo uwo bita Musafiri Aimable, ariko nawe ya prefecture ya Kibungo. Twari tuje inangaha avuye i Kigali, yakoraga muri Minecofine, bamwohereza inangaha. Yari yasabye kujya kwiga university, hanyuma bahitamo kumwohereza kuza gukora inangaha. Turahaza, tuhageze ashaka umugore, abinangaha murasangamo muzi, witwaga Mutoni wa Sematron, wakoraga kwa Matabaro, nawe yari umukontable. Ubwo ngubwo twaje nka 92 ndumva, nibwo ndumva bamwohereje inangaha. 93 ashinga urugo, hanyuma 94 barabica bombi. Twari turi kumwe rero, twari tuye hano hafi, twari twegeranye n'ingo z'ibipangu za Ruriba n'ubu murazizi, ndumva zihari. Twabanje kuba hari hafi yaho akarere kari Kangoma, harya hafi ubuhanda rw'amabuye, tuza kuba ku cya Semakamba. Nyuma kubera ko yaraje kubaka hano, tuba ariho twimukira. Ziriya ngo mubona rero kwa Mudenge no kwa Basomingera twari duturanye hano hepfo. Ubwo ngubwo nuko nkuko nyine jenoside yabaye ari uko bimeze, ndaza kubigeraho mbibaganirije. Nababwiye ngo nisanze ndi mutoya mu mateka ya politike y'iki gihugu, kuko ntabwo namenyeye ubwenge hano mu Rwanda. Namenyeye ubwenge nsanga tuba mu gihugu cya Uganda.
hanyuma nigeze kubaza data umbyara, ndamubaza kuko nabonaga abavandimwe banjye bamwe baba mu Rwanda b'i Kayonza kwa sogokuru, ariko twe tukaba Uganda. Icyo gihe rero we ntiyatubwiye byinshi, ariko mama yashoboye kumbwira, arambwira papa wawe twavuye mu Rwanda bamutemye, yari afite imihoro myinshi mu mutwe, bamuziza ko yabaga muri runari. Hanyuma nyuma yo kumutema ntiyapfa, biba ngombwa yuko bava mu Rwanda nyine bajya kuba Uganda. Tuba Uganda baza kutwirukana. Kuba kuri ayo mateka murayazi, baratwirukana inani kabiri ishira. Turaza tubanza kuba mu Mutara, hari abazi wenda amateka ya Mahega na za Kibondo gutyo. Hanyuma baza kudukurayo batujyana Nasho muri kiriya kibaya cyose mubona. Hari ishyamba, twari dufite inka, kuko niko kazi twakoraga na Uganda, nta bundi buzima twari tuzi nubwo korora inka. Hari tsetse nyinshi, badushyira muri ubwo buzima, inka nyinshi zirahashirira. Biza kuba ngombwa yuko mu gihugu cya Uganda bafashe ubutegetsi, Museveni afashe ubutegetsi, barabirukana babasubizayo, ariko bagira aho basigaza, kuko ndabyibuka babapakiraga muri za tata za gisirikare ku ngufu, bagira aho basigaza rero bakeya, baragendaga bakabamena ku muyanja, kababwira ngo mwene wanyu yafashe ubutegetsi musubireyo. Basubirayo. Twebwe rero turi mu miryango mike yasigaye, baradusigaza. Buriya abazi kiriya kibaya, abantu bari batuye ahatangira hano bita Rushonga muri Mpanga, ukagenda ukageza hafi yo ku Murindi, hanyuma baza kudukusanya badushyira ahantu hamwe. Ahantu badukusanyirije abari basigaye ni hariya, hari hafi y'amashuri ya Murambi, n'ubu niko hitwa. Bamaze dukusanyiriza, wari ishinzwe impunzi icyo gihe yitwaga Gasore, araza ahita izina, ahita Ihutu. Yari afite agambiriye, kubera yuko twese twari abantu bamwe, baturutse hamwe kandi bahuje ubwoko, ariko ntiyabihuza n'ubwoko, ahita avuga ngo ni Ihutu. Badukorera iyo identification avuga ngo abantu batuye Ihutu. Hanyuma nyuma baza kuzana, nyuma yaho kuzana abandi bantu bari bavuye Kibondo, baraza nabo bagenda babatuza, ariko aho ngaho twebwe twari turi bahita Ihutu. Kubera iki? Nta muhutu urimo. Nicyo kintu uwo mugabo yari yagendereye. Turashima ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'akarere ka Kirehe n'intara, iryo zina baje kurikuraho, barihindura bahita Murambi, ubu ngubu niko hitwa. Ariko twebwe iyo turi Kirehe kenshi turabyibukiranya. Bari barahashyize, hari igiti twahasanze harya hafi y'akagari rwose kaharya ni Karubaye, urakoze visi meya wa Kirehe. Hari igiti, none bakajya kubaho amasaha ya nyuma ya saa sita, abantu bakajyayo ngo mu nama, bahita igiti cy'inama, ariko kwari kugira ngo bakore imibare barebe niba nta batorotse bakajya Uganda. Bakagira igihe cy'inama, abagabo barazaye, abagore, abasore, mbese byari ubwenge bwinshi cyane kugira ngo bashobore kureba. Ariko nyuma yaho 90 bigeze inkotanyi ziteye, aho ngaho niho hahindutse centre yo kugira ngo bahakubitire ababyeyi bacu, bakabatwara, bakabakubita, barangiza bakabarekura. Babanegekaye, bafatamo ibyitso bitandukanye, na data yari arimo.
baramutwara nawe baramukubita, araza ariko arembye, ararwara, tubona ageze hashize nk'amezi nk'atatu, tubona amaze gukira rwose, amaze kuba muzima, tuvuga tuti agiye gukira ni amahoro. Tugiye kubona tubona mu gitondo afashwe no kubyuka araruka ahita apfa. Ubwo turamushyingura ariko niba ntibeshye numva ba Musafiri baje imbere, kuko nibwo yari akigera inahangaha. Ndumva nabonye Musafiri, hari n'abandi banyakibungo icyo gihe yari akigera inahangaha avuye i Kigali, hanyuma baraza kudutabara. Bari bavuye hano Ikibungo, abantu benshi baraje, ko gihe nari nkiriyo nabanagayo na mama, ariko abandi baravuyeyo, kuko icyo gihe narendaga kujya gutangira umwaka wa mbere. Arapfa, turamushyingura, ariko bafata icyemezo cy'uko bahakura mama nanjye nkavayo, amujyana hariya Nsinda, ni hariya hafi y'i Rwamagana, bariho bamwubakira. Ubwo ngubwo epfiriye amateka yaho aba arahindutse, tuba tuyavuyemo, ariko abandi benshi twabanaga barabishe. Hari naho babatwaraga bakajya kubarisha ingona harya hirya ya Rwandese. Hari n'abandi basore benshi bahiciye n'ababyeyi muri ubwo buryo butandukanye. Nyuma ibyo byaje kuvayo, ariko ngarutse gato, Musafiri yarize mu iseminari. Tugeze mu Rwanda, abantu bari bazi ubwenge, nk'uko bagiye Uganda, bagereyo bakajya bahindura amazina kugira ngo ubuzima bwa Uganda bisanishe n'amazina yaho n'ubuzima bwaho, babugire n'ibyo bageraho. Natwe tugeze inahangaha, ababyeyi bari babizi, nk'abo wenda ba Uganda wenda bari barise by'abashayija, ni nk'urugero ntanze. Hanyuma bahageze batangira bakabihindura amazina, kubandikisha Mugabo, Jean Paul, Jean Baptiste, batangira kujyanisha n'amazina yaho. Ubwo Musafiri igihe niwe waje mu rugo, arambwira ati igihari ni iki, nta shuri uzabona mu Rwanda. Nigaga muri primaire, izina wari ufite rya Uganda rigomba guhinduka, ukabatizwa ukitwa Jean Paul, kugira ngo uzige mu seminari. We yari yarize mu seminari abizi. Okay, niko byagenze, angira inama, aranankurikirana cyane, nyine nza gukora ikizamini cy'iseminari. Imana ibimperamo umugisha, ndatsinda njyayo, kandi Kiliziya Gatolika ndayishimira, yandeze neza. Turakomeza tuba muri ubwo buzima. Igihe kimwe ndaza njya ku ishuri, ngeze hano hepfo Kibaya, turi mu modoka n'abandi, tuhasanga bariyeri y'abasirikare ba Habyarimana. Ntabwo bari abasirikare b'igihugu, bari aba Habyarimana, kuko nibyo batwozwaga, byari iyo ideoloji y'umuntu yo kwica abantu no kugira nabi. Bankura mu modoka, twari turimo minibisi n'abandi, abasirikare barankubita, bavuga ngo ndi inkotanyi. Nigaga mu mwaka wa kabiri. Mu gihe barimo kunkubita ntakanda, avuga gese ndi inkotanyi, ndi umunyeshuri. Umwe muri bo aranyegera arambaza ngo wiga hehe? Ndabwo niga mu seminari zaza. Arambaza ngo umwana wita kanaka uramuzi? Umuhungu twiganaga wirukira. Kumba bankubitaga hari harimo nyine mukuru we. Ndabwo nti ndamuzi, ni uwirukira. Ahita babwira abandi, arababwira ngo muwe muretse gatoya. Baragira, hanyuma arambaza byambaza, ndamusubiza. Arangije arababwira ngo ni mumureke, ngo kubera ko mumureke kubera yuko yiganaga na murumuna wanjye. Nsubira mu modoka, abantu bose bari bari mu modoka bose bigirayo bampunga. Babonaga nyine ndi ingenzi, umuntu w'abasirikare bakubise n'ibiki, bigirayo bose bampunga.
hakaba hari umudame twari tuzamukanye yari we ari uwa Nyagatare ariko yaje gusura abantu babo epfiriye, niwe washoboye gusa nk'unyegera, ariko abandi bose bigira ubona mbese babonye nk'icyorezo cyangwa ubushita cyangwa ikindi kintu kije. Baraza bangeza aha ngaha, twafataga bisi hano haruguru zabona Tracom zikatujyana, ariko njya ku ishuri bitameze neza, ndagenda turiga nyine umuntu abyakira gutyo. Mu gihe twari turiyo, biriya bavuga ngo umuyobozi yashobora kurushwa imbaraga n'abayoborwa, ari imwe mu banyeshuri wari interahamwe twiganaga akajya atoroka akagenda, noneho rimwe dutungurwa nuko baje kumusaka kandi basanga n'ibikoresho by'ubuterahamwe byose abifite yarabyinjije mu kigo, mu seminari. Noneho igihe kiragera bimaze no gukara, nzi neza ndabyibuka ko natwe twari turimo ibice, ukaryama hasi ku bitanda undi akaryama hejuru, ariko twajya kuryama ko mu seminari habaho ubusirimu bwo kurisha n'ibyuma n'ibiki, ukajya kuryama cya cyuma mwarishije kuri table ukagishyira umufuka, nawe akagishyira ku mufuka, kavuga uti nahaguruka azamuka akintera nanjye nkimutera. N'ibyo nyine, ariko kandi mu gitondo cya kare tukabyuka twese tujya guhazwa tujya mu misa. Abapadiri bari bahari, barushwaga imbaraga n'abanyeshuri cyangwa se n'abo bantu gusa hakaba ikintu cyo kuvuga ngo kurespekta. Abaseminarisite barahanga, barabizi benshi, bigaga karate kugira ngo wenda bazashobore kuba bakwirwanaho, twarabibonaga. Padiri twari dufite murabazi, harimo Rukano wa hano, nawe ntiyari yorohewe, harimo Padiri Kayitana na Recteur yari bahuje imihigo i Rwamagana. Aho bose murabumva ni abantu barushwaga imbaraga n'amateka n'ibyari biriho. Turahava nyine biraba, tujya muri vakanse, nibwo rero jenoside yaje igihe wendi hano. Iraza ku itariki 7 mu gitondo mbyutse, umugore wa Musafiri numva arambwiye ati Habyarimana bamwishe, ariyo matrone. Ntibamwishe? Ati bamwishe. Ati ubu rero natwe dushobora gupfa. Ubwo buzima bwo gutotezwa njye nari narabubayemo ndi mutoya, nari imbuzi, ntangira gutekereza uburyo ndi bupasure nkagenda nkacaha nkajya nk'i Burundi, ariko natekereza inzira ihari, izi nzira nari nziza kubera kugizaza n'ibiki nari nzi nkumva ni kure, nkumva ntabwo biri bunkundire, ahubwo ntibaranyicira mu nzira. Ubwo Musafiri aragiye ajya kuri prefecture arakora, aragaruka arazaje aratubwira ati ibintu byabaye ibindi. Ku munsi ukurikiyeho adusiga mu rugo, tugiye kubona tubona turi mu rugo, tugiye kubona hari nka 3:00 z'amanywa, tubona abasirikare baturutse muri Kahuye, ikigo cya gisirikare hano kiri niho abo kwa Habyarimana bari baciye hano hasi mu kabande. Numva kuvuga ngo ingo bari bazizi zose aho ziri, zose aho ziri bari bumva, bari barakoze identification cyangwa se kuzimerura no kuzimenya. Baca hano hasi, barangije barazamuka, turi mu rugo tugiye kubona tubona batugezeho. Baza bafite amagrenade, bafite n'imbunda, batwaka amafaranga. Matrone arababwira ati nta mafaranga, batangira rero kudukubita. Ariko batangiye kudukubita ibintu byari bitarakara, abantu b'abaturage babonye bavuza induru, bavugije induru, abandi bamanuka biruka basubira, ariko batwaye ibintu mu nzu. Ko ndibuka nk'umwe yafashe radio arayirukankana, abandi ibintu bitanagize, wabonaga ari abasirikare ariko bari mu murongo wo kuza gusahura no gushaka wenda amafaranga, nicyo twatekereje. Bahita bamanuka baragenda. Abaturage hariya hasi batangira kwiyegeranya, batangiye kwegeranya, noneho abantu bari bakiri hamwe bagihuje. Rimwe tubona cyasa abaraje tunyuzeho hano kuri uyu muhanda azamuka, yaravuye za Sake
ageze hano imbere y'ibitaro ku dukiyosike twari duhari, ahasanga abasore, bari abasore numvishe bavuga ko ari abasake, bari batemye ariko babazana hano ku bitaro, baje kugura ibi byo kunywa cyangwa se kurya kuri utwo dukiyosike. Ahita akuramo interahamwe ze zari mu modoka muri Daihatsu bari barimo, bahita bavamo, barabirukankana, bafata umwe neza neza hariya muri uriya muhanda ujya mu bitaro, baramutemagura, baramwica, barangije barahita banamuhamba muri rigori hagiye amazi, itwara amazi. Ubwo twari hepfo hariya hafi ya hano, urenze hano ku Munyinya, ariko hafi ya nanone agatangaye y'ibitaro hafi, tubireba ubwo ngubwo mu mutwe wanjye mpita mbona igikorwa kiriho uko kimeze. Ubundi munsi ukurikiyeho tujya mu bitaro hano, ibitaro tugezemo ntibyakunda ko matrone we yari atwite, afite inda nkuru y'amezi 8. Tujyamo tuvuga ko agiye kubyara, yari giyewe n'undi mwana wa mushiki wanjye twabanaga. Tugezeyo tubona haruzuye, tubona n'abantu batangiye kuza batemye hirya no hino, bandi biyongera. Genda babwira ntabwo maguma, nabo barankurikira, turamanuka tujya mu hano hepfo, hari nyine inzu Musafiri yubakaga, tuba ariho tujya, ntitwasubira mu rugo aho twabaga. Ikindi gihe noneho mbwira matrone, namubwira ni ikintu gihari, ni iki, tugerageze twitandukanye na Musafiri, kuko abantu ndabazi baratwica, kandi batwica twese baratumara. Nabonye Cyasa aza mu rugo, araza aramubwira ngo Musafiri, Cyasa murabizi ko yagifite amamodoka agira ibintu by'imicanga n'amabuye. Ubu icyo gihe Musafiri niwe yabwiraga, niwe yajyaga bimutundira arimo kubaka. Araza aramubwira ngo ntabwo ndi bari ukwice, ngo humure nzaguhisha. Kumbi kwari kugira ngo amwibikire, ajye kumuha amafaranga ya prefecture. Amushyira mu modoka, aramutwara. Cyasa nubwo wenda yakoraga ibyo, iyo yabaga kwegereye, Cyasa ntiyavugaga nabi. Oya, umuntu ntabwo akuvugisha, ntabwo nigeze mbona Cyasa avuga nabi, yakuganirizaga neza, neza rwose, n'umutima mwiza. Ariko imipangu ye yabaga afite imbere, yabaga iremereye. Aramutwara, baragenda, jyana muri prefecture, amuha amafaranga yose ya prefecture yari arimo. Narabajije kuko murabizi Leti Kamanda Charles yari encadreur wa prefecture, twashoboye kujya namubwibaza, aje Musafiri ntabwo twongeye kubonana. Ndamaze se wumvise ko yamuhaye nk'amafaranga nkanga ya prefecture? Numva arambwiye ngo zari miliyoni 12 z'icyo gihe zakiragiye. Yari amafaranga menshi kuko prefecture niyo yahembaga n'abasirikare n'abakozi bose. Ndabwira Musafiri ntari bubeho, na Kamanda turabivugana, bago baramwica. Nsanga umudame we, ndamwinginga namubwira nti ikintu gihari, Musafiri baramwica, ntabwo ari amafaranga ngana kuri yayatanga mu Cyasa mureke. Umudame ndamubwira nti dushake ukundi kuntu tujya kwihisha. Umudame bari bakiri abajene mariye, bari mu rukundo rwinshi, arananira, aranga, aravuga ati ngomba kubaho hamwe nawe aho ari, nuko yemeze. Ndamwinginga, twari ku muhanda hariya hafi ya turiya tuzu twa Minitrape. Ndamwinginga nabwira, mbabarira tugende, wowe wenda urebe hano Kibungo urahazi, urugo wihishamo, nanjye ndashaka ko mbaho n'uyu mwana umutware. Ndama arambwira ati ntabwo ndi bugende, numva Musafiri ntamureka. Mu gihe turaho, interahamwe ziba ziramanutse hano, tuba turanyanyagiye n'abandi bantu baraho, twirukankira mu rugo rw'umuturanye twari tuzi. Tugezeyo, ntabwo nshaka kumuvuga uyu mwanya, tugezeyo aradufata, yari ahari, aradushorera dushyira interahamwe. Tugeze hahandi interahamwe zari ziri, dusanga interahamwe zagiye. Imana igira uko irinda umuntu.
dusanga interahamwe zagiye. Hanyuma ubwo nk'ubwo turongera dusubira muri iyo nzu yubakaga, aratureka dutanga. Ku munsi wundi ukurikiyeho rero, ariko ubwo ngubwo amatariki Muramba yagiye sinyibuka, nabonaga bwira bugacya nkabona ibikorwa buri munsi n'agatenduka, ntabwo by'amatariki nabimenye. Yaje kugera umunsi umugoroba, ubwo bamwe bakajya hano hepfo, ndumva hano hepfo ariho Gatoro, abandi bakinjira mu hare hepfo za Rwasaburo n'ibindi. Umunsi batera muri komine Birenga, bamanutse ari igitero kinini, ariko ubwo abantu baduhaga amakuru bateye aha. Mbere yaho bari baduha amakuru batubwira bishe kwa directeur wa prison n'undi mugabo babana wakoraga ku rukiko yitwa Munova ari Matayo, uza directeur wa prison Nova yitwaga Pascal Paparisuba. Byose amakuru yose umuntu ayabira. Noneho baje bamanutse hanga ari igitero kinini, ngiye mfata icyemezo ndavuga ngo nkwiriye kuva hagati muri aba bantu, ndabona uyu mudame we ashaka kuba hafi y'umugabo, ariko nituguma ngaha twese baratwica, kandi ubwo ngo turaba dukoze amakosa. Mfata icyemezo cyo kujya hepfo mu ishyamba, hepfo muri ibi bihuru bya hano, ariko ndagenda njya hafi yaho komine yari iri hariya, ariko manukamo hasi neza. Kubw'amahirwe ngezeyo nsanga hari urugo, hari ingo zari zihari. Twari amasaha nyuma ya saa sita nka saa 9 saa 10, ko babyibuka nibwo bateye Birenga n'induru nyinshi n'ibiki, numva amabombe, amagrena, ibintu byinshi bisakuza ari ibindi. Ndagenda aho hafi mpasanga urugo rw'abantu bari intera hamwe, sinajya mu rugo, ahubwo ndavuga okay, ikiriho ngomba kwihisha hanga, nta wahatekereza yuko umuntu yahihishe. Nihisha hafi yaho mu gihuru cyari gihari, ku buryo ibyo bavugaga mu rugo nabyumvaga. Ndahaba mpamara iminsi ntibuka, ariko ikiriho byageraga nijoro nkajya gucukura imyumbati yabo nkayikura, ngira ibyago nsanga iyo myumbati yari gitamisi. Nkayifata akazuba kavuye, nkayifata nkayanika, nkarya akantu k'inyuma gake imvura yagwa, nkatega ibibabi by'ibihuru. Rimwe interahamwe ziza zihiga n'imbwa n'ibiki byose, barahagera muri icyo gihuru nari ndimo, barangije bagikubita n'imbwa n'ibiki byose bahiga, bageza baravanga, ariko muri iki ngo niba harimo umuntu, ariko nagezemo nsangamo umukoki. Uwo mukoki ndagenda nkujyamo niyorosi byanze, baza bakubita, ahubwo kugira ngo babikure, ahubwo bakabindunda hejuru, na za mbwa zicaho, baravanga niba harimo n'umuntu azapfiramo. Baragenda. Kuri uwo mugoroba hazamuka interahamwe zari ebyiri, bari baje gusahura bavuye hakurya. Baravugana, umwe aravuga abwira mugenzi ngo ariko abantu nubwo twabishe ngo twabarenganyije. Undi ahita ambwira ngo ntabwo twabarenganyije, ngo nabo buriya ngo ibi ni ibya kera, ngo nabo buriya bafite ukundi kuntu batwishe. Barakomeza, ariko undi aravuga ngo ya, ngo abantu barenganye, ngo bari abagore se, bari abana turimo kwica, bari abantu. Agena muha n'ingero z'abantu ba kanaka yarazi, ati ko twakuranye tuziranye, bwigize ubabona mu bintu bibi. Barazamuka bararenga. Kuva uwo mugoroba rero mfata icyemezo cyo kuvuga ngo ngomba kujya amenya amakuru. Uwo mugoroba baragiye, mvamo, ndaza ngaruka hano mu bantu twari duturanye, ngize amahirwe nsanga abasore babiri. Ndabaza bimeze gute, barambwira bati rero abantu bose barimo kwiga. Bakamwa amakuru y'ahantu hose, ibitero byose babaga babizi, bakama amakuru. Nongera nkasubirayo, kuba ukurikiyeho nkasubirayo, nkaza bakama andi makuru, aho bishe, aho bagiye kwica, bapfuye. Ndabaza, ngeze aho ngaho rimwe ndabaza nimwandangira ahantu Musafiri na Matrone bari. Barambwira bati cyase yabatwaye, Musafiri bamutwaye mu ibutu y'ivoitire, abandi babashyira imbere. Yabatwaye avuga ngo agiye kubahisha. Okay, ndabyumva, ndagenda nsubirayo mu bihuru hariya hepfo.
biza kugira umunsi umwe noneho nimukaho narindi nza nk'ahantu aha hepfo hafi aha ngaha, muzi ko hano aka gace kitwaga Vietnam ndumva ariko ka hano nza hano ku gace kegereye aha ngaha, numva aha ngaha hano hafi y'iposita hari induru, ubanza hari nka bariyeri bagiragaho abantu, ariko sinamenya amakuru yawo. Bimaze kuba nijoro, ndavuga ngo ngomba kumenya amakuru y'ibyahaberaga. Ndazamuka kuko amakuru abo basore bampaga, nashaka kugira ngo menye igitero kiraza gukorerwa, baraza kucyoriyantaye kugira ngo wenda nimuke. Ndazamuka ndaza rwose muri iryo joro, ndaza gake 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 gake, ndaza ngera hano, nkigera hano hafi y'iposita aha ngaha gutya, ntabwo distance nazimenya, ariko ni hagati y'inzu n'aha ngaha ku Rwibutso. Murazi ko hano bahabumbiraga amatafari ari nayo yubatse ibi bitaro. Hano hari n'ibyobo n'ibiki byose, hari n'abantu banagamo. Mpageze mpasanga icyobo, sinakirokariza ngo menye ngo naha naha, ariko narakibonye kuko nawe uzamutse hano hafi y'iwabo wa Padiri Gatare. Ndazamuka icyo cyobo nkigeraho, banagagamo abantu, ndakibona, nca ku ruhande, ndakomeza ngera kuri kaburimbo, nsanga interahamwe zahavuye zagiye gusaka. Ariko ubwo nabaga ngenda nkuroringa ndyama, ngambiriye iki? Kugira ngo numve ibyo baganira na gahunda zabo bafite. Ariko n'ubwenge bwari bwaje bwashoboraga no kunyicisha, ariko muri jye naravuga nti aba bantu nta neza yabo ni babi. Ndongera bageze muri kaburimbo nsanga ngo bagiye. Hariya mu muhanda nicaramo rwose, hariya mu muhanda hagati ndicara ndaruhuka mara umwanya, ndongera ndamanuka nsubirayo. Ndagira ku munsi ukurikiyeho njya kubaza ba basore, babwira ejo ko nageze hariya ku muhanda nkasanga bariyeri n'ibiki, arambwira bati hariya wagize amahirwe. Babwira amasaha bati bari bamaze kwicira abantu bari bagiye gusaba. Numva ibyo ari byo. Ndongera nsubirayo, nsubiyeyo none nkubitirayo na Kamanda. Kamanda yari ariyo, yarwaraga diyabete, afite n'inshinge yitera. Imvura yari yaguye icyo gihe, duhurira ahantu ari mu gahuru kamwe, tuvamo twota izuba. Agahura avamo nanjye mvamo, twota izuba. Mu gihe turimo kota izuba, tugiye kumva gutya uruhande rwacu interahamwe nyinshi ziba ziramanutse, ziraza nkanjye aho narindi rwose, zanciye nk'uruhande gutya. Mpita ndyama ngaramye, bacaho n'abandi bari bari aha ngaha, bamwe baturutse hakurya, abandi baramanuka bajya hepfo yacu, hari aho bihurira rwose, harimo n'icyo gihe n'umugezi w'amazi atemba agenda. Bajyamo bateramo amagerenade, hahandi nari nabaye ku munsi ubanza, batabiramo amagerenade menshi, hari n'abandi babarebera aha ngaha n'ibiki. Barangije bavamo, babona nta bantu babonye, barazamuka. Kamanda ahita ambwira ati ntabwo ziguhitanye sha. Abamuzi muramuzi ukuntu Kamanda yasetsaga cyane, rero umugabo mwiza ukunda guseka. Ntabwo ziguhitanye sha. Ndabwira ntabwo zimitanye. Ahita ambwira ati ejo numvise BBC. Ndabwira se iyo umuntu mukuru aba ari mukuru, ati icyo nashoboye kumenya, Inkotanyi Kayonza zarahageze, ati basanze abantu bose barabiciye muri kiliziya i Mukarange. Ati niyo makuru ndayafite, ati bose barabishe. Ati ubu ngubu niyo twagenda wenda twahura nazo, ariko ntabwo twakira interahamwe zo kuva Rompuwe kugera i Kabarondo. Arambwira ati Kabarondo ni santire y'interahamwe, ntabwo twabona aho duca. Ati wenda Inkotanyi zizadusanga. Ndazamuka kuri uwo mugoroba njya kureba ba basore, barambwira bati uracyari ntiyi. Bati buriya rero igitero, bo basore nibo babimbwiye, bati rero buriya kira gitero batemo amagerenade hariya hepfo, bati bari baje gushaka Kamanda, bari bamenye ko muri aha hepfo, kubera ko bafashe umugore baramukubita, umugore arataka, aravuga ngo muri mu bihuru hepfo hariya. Nuko izo nterahamwe zambwiye. Niba abo basore bambwiye ntabwo ari interahamwe, bari abasore bafite abavandimwe babo b'interahamwe, ariko abo basore ntabwo nigeze mbabona bica abantu.
babaga bafite abavandimwe babaha amakuru, mpita nkimenya, mpita nisubirira mu gihuru. Umunsi umwe ndazamuka ndaza, imvura yari irimo kugwa ariko nza hakiri kare. Hano hakurya hafi ahantu hepfo gutya hari urugo rwari ruhari, abarambonye uwo muntu, byari mu masaa 12 ariko mu mvura ndazamuka nje kuri urwo rugo, abarambonye abavugije induru, ndamwihorera ndakomeza njyayo, hanyuma bahita bahamagara abantu ngo baze aho hantu. Baraza, bahageze abantu babarambwira bati igitero, mpita manuka nsubira hepfo iriya ndabacika muri iryo joro. Uwo munsi nagiye ku rugo rwa wa mugabo wa wundi wadushoreye na matrone adushyira interahamwe, njyayo asangayo umugore we ahita amfata anshyira mu nzu, arangaburira, arangije ahita ambwira ngo hita wirukanka. Abanyantege nkeya ku bigaragara mu gihe cya jenoside nibo babaye abanyembaraga. Umugabo yadushyiriye interahamwe, umugore arimo kutugaburira araduhisha. Ndagenda, hari n'undi munsi nagarutse nanone, umugore ahita abwira abakozi akabwira ngo uyu mwana nazayagera aho mujye mumugaburira, ariko mubihishe, ahita agenda. Biraba ariko birarangira, wenda aho hantu harenze. Uwo mugabo n'uwo mugore bari hano mu Rwanda, bameze neza, baguwe neza, turabonana. Nabuze imbaraga zo gutera intambwe ngo njye gushimira uwo mugore. Uwo mugabo nawe twaraganiriye, mubaza ndetse genda ateye intambwe, namubaza uko bamusafiri bapfuye, arambwira ati bacyasa. Ntiyatinyuka kumbwira ngo mbabarira uburyo nabashoreye nkabashyira interahamwe. Nanjye nanirwa imbaraga zo kujya gushimira umugore we, turahura tukaganira, twese turi muri uru Rwanda, yewe sinabura kuvuga ko ameze neza kundusha. Arasoroma ibyiza byo mu gihugu mu gihe adushyiraga interahamwe, aguwe neza. Ari we ntacyo ambwira, turahura tugasuhuzanya tukavugana, ntabwo yatinyuka kumbwira ngo ibyo nakoze mbabarira cyangwa se byagize, nanjye ndamwihorera. Ariko giye mashaka kuvuga ngo wenda nifuza ningira amahirwe azabona wenda iki kiganiro, nifuza ko atera intambwe, nanjye nkabona imbaraga singeza ku mudamu we nkamushimira. Ibyo nama igihe n'uwo mugabo tubiziranyeho twembi, kuko ba matroni bo barapfuye barabije, tubiziranyeho. Aguwe neza, arimo kurya ku byiza by'inkotanyi, n'abandi bavunikiye iki gihugu, nta kibazo gihe mbibonamo. Nabirya ariko agire guhinduka, atazagira abandi agira nabi. Hanyuma nje nihuse rero, naje kuvayo hakiri kare, noneho mva mu bihuru, ariko ubwo inkotanyi zari zageze hano, na kamanda yari yavuyeyo, turi hano hafi. Murabona hariya hatuye niyo muhazi hano kwa Muzehe Muyango, kuko niyo nzu yacu birafatanye. Mpagera hari abantu bitwa kwa Ramazani ndumva, nsanga kamanda nawe yavuye mu gihuru, araho hafi. Hano hari igihiri cy'abantu barimo guhunga inkotanyi bambuka. Noneho kamanda arambwira ati Jean Paul, ati hunga abo bantu. Noneho genda zamuka, nza gushiduka nageze mu muhanda. Aho kamanda arimo kumbwira ngo garuka, sinzi ibyambaye, sinzi uko byagenze, mbanguye muri icyo gihiriri n'intera hamwe n'ibiki byose. Musubira inyuma ntibikunde, ndi hagati muri bo, abantu bahunga intera hamwe. Mbamuye n'umugabo wa rompuwe witwaga Rutayisire, hariya ari intera hamwe, yari afite grenade za stick ziriya z'ibiti ebyiri, afite n'inkota ndende cyane. Yari afite n'umugore we muto, ariko batari bahuje ubwoko. Yarabyaye muri iyo minsi, bari kumwe bafite ibintu byinshi, bananiwe kubitwara. Ahita afata amatora arayinkorera, ati sha ngwino dutwaze. Nikorera amatora, ndazamuka mu mpunzi zihunga inkotanyi. Turazamuka, tugeze hariya hazamuka, tangiye kuzamuka, mura na Claire Muramu w'amahoro, umugore wa Pari.
kirere abagize amarangamutima ahita ambaza, nawe yari ari muri icyo kigurupe, noneho we nta n'icyo yari yitwikiriye, ahita anyegera ambaza ngo ba Musafiri bariho, mpita muhunga, mpita nkata hirya mu nterahamwe nyirizina nzijyamo rwose. Iyo nterahamwe turagendana n'umugore, turagenda tugera hejuru, dusanga bariyeri yari ihari, nsanga umusore yari umusore ku isura umurebye ariko mwibeshyaho, ariko afite imbunda ya Kalachnikov ariho kuri iyo bariyeri. Uwo mugabo w'interahamwe arangije aramwegera amuvugisha, ibyo bavuganye simbizi, ariko yari atubwiye ngo muceho, jye n'umugore we ducaho. Umva nari maze kuba umukozi we. Turakomeza turagenda, muri uwo mugoroba twaragiye turara, ariko uko tugenda, ariko tujya kumva tukumva barasha abantu, bagezaho bakuramo barabarasa, abandi kumva baratatse babatema bagira bajonjora bagenda babi. Turagenda tugera ibare ku musigiti w'Abisilamu hari. Turangije niho twakambitse, twahurira n'abantu bari bavuye i Karenge b'Abisilamu. Muri iyo groupe twaje guhura n'abantu b'Abisilamu bamwe, dukuriramo na famiye yo kwa ba Padiri Karasi, n'ababazi ba Beata, abapina n'abandi, turahabana na wa mugabo waharampo na grenades n'inkota ye, turahabana. Ariko ukabona uwo mugabo arabifite, ariko ari hafi y'umugore we kugira ngo atazagira umuntu umwicira umugore we. Umudamu yitwa Kayitesi. Turahaba, inkotanyi ziri buze ku nkejo kugira haza abasirikare bo kwa Habyarimana bahunga. Ubwo nari navuye mu bandi, nagiye hirya kugira ngo numve amakuru y'izo nterahamwe zirimo. Izo nterahamwe kumbi nazo zambonye, zirangije zihita zihamagara abo basirikare. Bari abasirikare babiri, undi bari kumwe nabonaga basa nkaho bamurashe. Hanyuma aramfata anyegeka ku nzu, anyegeka ku nzu yari hari inyuma y'inzu. Numva afunguye imbunda, numva akantu gaturitse, sinari nzi ibyo aribyo, ariko nyuma narabimenye, namenye ibyo aribyo. Hanyuma wa undi mugenzi we ahita ureba ni nkawe wari umukuriye, ahita aza yirukanka aramwitambika, aramubwira ngo sika ugwira so mwana, ngo uyu mwana ngo niwe uje kwirukansa, ngo batwirukansaga ntubabonye. Urumva menya amakuru ko abatwirukansaga bari hafi aho, ngo buse niba mwarwanaga ngo unaniwe kurwana nawe. Ahita amunkiza, arangije arambwira ngo ngurira urwagwa. Ubwo Musafiri yari yampaye 20,000, yari adufashe twese agenda tugabanya amafaranga 20,000. Ndagenda mugurira urwagwa rw'amafaranga 200. Urwagwa rwari 25, mugurira amacupa 8. Umusirikare arishima, arangije afata abantu baravuga ngo ushaka umwana ngo mutware hariya ku musigiti, ngo ntihagire nongera n'umukora ngo arambona. Ndagenda badusubizayo, ndatuza noneho nguma hamwe ku munsi. Ariko bategura kutwica nyuma yaho, mu gihe bari butwice muri uwo munsi, muri uwo mugoroba, tugiye tubona abantu bose barahagurutse barirukanze, tuberwa ikibaye. Noneho tugiye kureba bati inkotanyi. Mu gihe tukiri aho ngaho, inkotanyi ziba zitugezeho. Bamwe banyuraga umuhanda wo hirya n'iki, ariko icyo gihe ntabwo bari n'abasirikare benshi, bari basirikare bakeya. Uwari ubayoboye yari afite akaradiyo, agenda niyumvira n'amakuru rwose, afitiye imbunda ye gutya, abandi bagize gutya. Hanyuma ubwo abatubwira ati musubireyo, dusubire. Noneho tukiri aho, umugabo wa rompo w'interahamwe ntabwo yahise yirukanka kubera umugore, yahise aguma hafi y'umugore we. Ndi mu muhanda, umuntu ari hariya haruguru arahagaze n'umudame, ahita ambwira ati Jean Paul, ati waje tukadutwaza ko tugiye kugaruka, inkotanyi zirageze tugaruye. Mpita njya kumutwaza, nsanga na za grenades arazifite na ya nkotaye. Ariko genda avuga uyu mugabo yarandinze, uyu mugabo ikindi arinze umugore we. Mpita ni nanjye wamugira inama, ndamubwira ngo izo grenades zijugunye, niyo nkota bijugunye. Arabijugunye,
abisilamu harya umusigati baranga muzare wenda muzayibona niyo batarazitoragura izo grenade haruguru y'umusigiti rwose harazijugunya aho ngaho haruguru turangije turatambika ukuntu tugaruka ukuntu mbese tugenda nanjye nari namwiziritseho cyane muri hafi tugaruka twagarutse byahindutse nanjye yanyiziritseho turagaruka turaza tujya hano Birenga ariko mu gihe twari tukiri aho tugaruka abantu nibwo nabonye abantu bapfupfunyuka hirya no hino mu ntoki aho babaga bishe no mu mirima na hirya baza niho hantu nahuriye na Muhongerwa Florence iwabo ni hakurya hariya ndumva na papa washyinguye hano duhura mu muhanda avuye ngo ku mupasiteri wari waramuhishe ariko amuhisha mu ntabo duhurira aho ngaho nawe asabwira amakuru n'abandi turazana turagarukana tukiri aho ngaho rero wa musirikare watugezeho tukamubona twaje kuba inshuti mu buzima busanzwe tuhakomeza nyuma akajya aza kunsura ku Kayonza hanyuma ko niho nasikise nyuma yaho twabanje kuba hano mu Kiyonzo abapadiri Karasi twese twarahuriye hamwe nyuma nza kujya Kayonza gutyo ubuzima bwagiye bubukundi mu buryo butandukanye wa musirikare turabana mu buzima busanzwe biza kurangira rero ari ishimwe nyangira rikomeye mu gihe nkiri aho ngaho simbura kurivuga kandi simbura mu izina ry'inkotanyi kubizirikana ariko hari ibintu byikoze mu buzima bwanjye ntabigizemo uruhare uyu mudame twaje kumenyana i Kigali ngiye kubayo icyo gihe nigaga muri Kiste turamenyana hanyuma dupanga gahunda yo kubana tuza kubana koko wa musirikare ntiyari mu Rwanda aho azakazira ahura n'uyu nguyu arambaza ati uraho ati narashatse ati nyereka ifoto y'umugabo wawe barayimweretse asanga ni jyewe kumbi ni musaza wa madame yari muri mission hanze ni musaza we abarampamagaye ati Jean Paul uraho nurafande mbwira wahuriye he na mushiki wanjye okay ndabaza sende kandi ahita mbwira nose muri kumwe nsanga bari kumwe okay byagenze gutyo ubwo rero turaganira mbishimira Imana numva iyo tubiganira tubisubiramo mba numva ari amateka meza Imana yankoreye yanyubakiye numva ari icyo nyuma yaho rero nihuse ubuzima namaze igihe runaka ndi mu zindi gahunda sinasubiye ku ishuri ariko nza gusubirayo nagiye negera Padiri Luka nari nabanje gusubirayo ntibahita banyakira kuko icyo gihe bari bagiye Indera ntibahita banyakira nari natinze kandi gahunda mu seminari gahunda ariko nari mu bindi bikorwa ntibanyakira hanyuma rero nibwo negereye Padiri Luka ndabimubwira ahita agenda naho yari ari icyo gihe ariko none ndumva ari economy hanyuma rero nyuma antuma tuzaza njya gusubira mu seminari ndiga narangiza ariko ndangije mba buruse yo kujya i Butare ku University y'u Rwanda nagenda ndiyo sinawurangije umwaka wa mbere mbivamo ndabyihorera nigira mu buzima bwo hanze numvaga ari ibyo mu buzima bwo hanze birabaho biza kugera igihe leta ishyiraho gahunda yo kuvuga ngo bashake abana bose batasubiye mu mashuri nikora mbona icyo gihe nari nanavuye no mu Rwanda nisubira Uganda nijya Uganda njya Kampala njya gucuruza amata njya gucuruza amata mbivamo ariya muri Kampala buriya nacurujemo amata mu gihe nari ndiyo umwana umwe twari twariganye mu seminari arampamagara ati ndagushaka ndaza ngeze hano arambwira ati rero hari gahunda yo gusubiza abantu mu ishuri kandi ubyakire nawe ujye mu ishuri wige hari gahunda ya leta nyine yo kurihirira abanyeshuri ba njya Kiste leta iranyishyurira ndiga ndarangiza Kiste nza kubona n'akazi umukozi wa leta imyaka itari mikeya
nkora imyaka myinshi, ariko ndaho ngaho naje gutekereza kuvuga ngo ba Musafiri barihe, kuko nashyizeho gahunda yo kuvuga ngo abantu bo muri famiye bose mbashakisha aho bari. Ndaza ngira amahirwe umuvandimwe Aloyizi ni mukuru wa Karasira, we niho atuye, abamenya neza aho babiciye. Turagenda tujyayo inyuma y'iriya za Birenga, dusanga niho baba barasiye. Turabazana umugore twasanze baramurashe mu mutwe, abandi bo baraburiye babarashe izindi nyama barapfa, ariko n'uwo mwana yari atwite dusanga rwose amagufwa y'umwana aryamye neza. Turabafata turabatwara, bari mu rwibutso i Mukarange hariyo i Kayonza. Mbaza mu makuru nahawe, bambwiye ko ubwo Cyasa twebwe tuzi ko batwaye ba Musafiri na Matrone mu ivoiture, ariko ngo barabatwaye babashyira mu modoka ya prefecture, hanyuma babahereza brigadier Senyabutembo ngo n'umupolisi witwa Marerwa, ariko Senyabutembo ngo niwe wabarashe. Ndetse umunsi umwe amakuru bakavuga ko umunsi bishe nyine wari comptable prefecture, nawo munsi bishe prefet, ariko prefet we bakavuga ko bamwicishije inyundo n'ubundi buntu bw'ubuhiri n'ibiki, ariko barabarashe, ariko babicira n'ahantu hatandukanye. Kandi prefet tugarutse, buriya prefet ntabwo yari mu bahigwaga, ahubwo yari afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abo bantu, nicyo kintu bamwiciye. Ayo niyo makuru nashoboye kwakira, yuko uwari burugumesitiri niyo yitwaga Tahimana, ndumva ari nka gutyo, yarushaga prefet imbaraga. Yarushaga prefet imbaraga, ntayibaze kuba uri nka gavana urushwa imbaraga na ba brigadier communale n'abandi bantu bakora ku karere. Ariko nuko byari bimeze ibyo muri Rwanda. Narabashyinguye, ngira amahirwe na ba mama, ndagenda ndabashakisha ndababona, ariko bo ntabwo nababonye, nabashatse kuko bari babisha bata muri toilette yo mu rugo, imbura imbaraga zo kujya kubakuramo. Twiga kiste nibwo abandi banyeshuri n'abandi bantu bambwiye bati ambara imbaraga tujye kubashyingura. Bagenda baba, ariko mu famiye babigiramo imbaraga, kuko nari nafashe icyemezo navuga ngo hari ahantu sinanahakeneye, ndagenda ndahagurisha, ndavuga ngo sinzasubire ko nkagira ibyago akaba ari uruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, nahanyura mu modoka nkareba hirya sindebeyo. Turabashyingura tubashyira mu rwibutso i Rwamagana, niho bari mama na mushiki wanjye, wenda kubizi Rwamagana baramuzi, twaga Francine. Hanyuma abandi nuvuga ngo ahantu hose dufite abantu. Nabuze mukuru wanjye umwe bitaga Manduzi, yari umushoferi wa modoka, wenda ushaka gusanga bamuzi, niwe ntazi kuko nzi ko numvise ngo yagiye atwaye abasirikare bo kwa Habyarimana, nyuma bazashaka ko baramwiciye muri Kigali, ntawe uzabamuca, ariko abandi narababonye ndabashyingura. Nicyo kintu cyanejeje kibaho. Leta yambaye hafi kimwe nk'uko yabaye hafi n'abandi, ariko leta mu kutuba hafi yatubaye hafi mu buryo tudashaka. Baratureberera, bareba kure, kandi mujye mushimira nyakubahwa perezida w'igihugu ko ntababeshye, kubera ubwo buzima nakuriyemo, amateka nisanzemo, numvaga yuko inkotanyi ubwo zifashe igihugu, natwe bari buduhe indangamuntu zanditsemo Tutsi, nkajya ngenda natwe tuzirata. Niko twabyumvaga, tukumva yuko bari abantu batwishe, natwe tugomba kubica rwose naciye ku ruhande. Tukumva ko baduheje mu kazi, ko baduheje mu mashuri, nabo bagomba guhezwa. Urumva ibintu bya wari warakuriyemo ari ibyo ubona gusa, natwe twumvaga aribyo bigomba kubaho. Dusanga rero bafite icyerekezo cyo kutureberera, bareba kure, barabitubuza, baca ibyo by'irangamuntu, abantu bose bariga, abantu babana amahoro. Hari nk'abasirikare abasirikare bagiye mu gisirikare muri hano, murabizi mwagiye mu gisirikare nyuma ya jenoside,
uzi kuguha kujya kurinda abantu bishe iwanyu ngo babone umutekano ntubarase. Namwe mubishyire mu gaciro, ntubarase ubizi neza yuko abantu aribo bishe iwanyu, ntubarase. Ikindi cyabayeho, leta yaturebereye, none ibaze ba basirikare baduteraga batwica bagize gute, barabentegera mu gisirikare baza ngo kuturindira umutekano, kandi mbere batwicaga babana n'abandi basirikare barinda igihugu abantu bazima. Inyigisho mbi yaba mu muntu, ariko wamwigisha kubera ko watekereje neza akaba umuntu muzima. Turahuza gahunda muri za leta, dufatikanya kubaka igihugu, tubana amahoro, tugenda dukira ibyo bikomere hamwe n'inyigisho no kuduherekeza no kudufasha. Turashima Imana yuko tutinjiye muri icyo kintu cy'amacakubiri ngo tuyashyire mu bikorwa, kubwa leta nziza, kubwo ubuyobozi bwiza bwaturebereye. Ibiganza byacu ntibigibweho n'amaraso yo kwica abantu. Twari tugiye guhorera iryinyo ku ryinyo, ijisho ku jisho, ariko baratureberera, ibyo bintu ntabwo byabaye. Tubana amahoro, haza ubumwe n'ubwiyunge, tujya muri gacaca buriya cyari igikorwa cyakabaye cyatangiwe n'abanyamadini, ikintu cyo gusabana imbabazi. Ubundi ni umuhamagaro utari ukwiriye kuba uwa leta cyangwa se w'abanyepolitike, ariko batekereza neza bati abantu nibasabana imbabazi nibabana amahoro, nibabane n'ababiciye, nibuzuzanye mu buzima bwa buri munsi. Yewe abantu baranashyingirana, birenga aho ngaho rwose, barasangira, bahana inka, biba byiza kandi birakomeje, kandi twifuza ko bizakomeza gutyo. Reka ngarukiraho, nshimiye Inkotanyi n'umuyobozi wazo, batugiriye neza, baratubohoye. Bamwe muri bo barimo gupfa nabo ubwabo batorohewe, hari ababaye ba kajorite ku bwacu, hari abapfiriyemo, ariko umutima bagize n'ubwitange baraturokoye. Igihugu turi amahoro, turabibashimira. Ku giti cyanjye kimwe n'abandi baseminari turaho, turashimira Kiliziya Gatolika, mbisubiremo, baduhaye uburyo bwo kwiga. Leta yatwanze, twiga tuvamo abantu. Ndashimira abantu bagize uruhare, kuko abantu mwese abari escape muri aha ngaha, ugiye kureba mu buzima bwawe ubona hari uwabigizemo ikiganza. Nubwo famiye yashobora kugutanga bakakwica cyangwa se bene wabo, ariko hari abagiye baduhisha, cyane cyane abadame, kabageri bakakugaburira. Abo bantu ni bazima, turabibashimira, bakoze neza. Ku bwanjye igihe cyose mpora mbashimira, bagize neza. Ni bake muri benshi, ariko ngarutse kuri icyo kintu, n'abantu batazi amateka, ntihazagire kubeshya ngo abahutu bose bakoze jenoside. Azaba akubeshye, ntabwo ariko biri. Hari abarokoye abantu, hari abatugaburiye, hari abaduhaye amazi, hari abatugiriye inama, kandi baragufataga bakakwica, wamwishe n'umuryango wawe, ariko abantu biyemera kwirengera urwo rupfu. Abo bantu sinareka kubashimira, bagize neza. Kimwe n'abandi badufashije nyuma ya jenoside mu buryo bwo kwiyubaka, kutuvuza, kutugira inama zitandukanye, harimo gahunda za leta n'abandi batandukanye, bagize neza. Abakituvuganira hirya no hino, aho umuntu ntiyabura kubashimira, kugira ngo abagoreka amateka cyangwa se abashaka yuko ibintu byibagirana bibeho. Turashimira abigiramo uruhare umunsi ku munsi, kugira ngo kiriya kintu ni kibi cyane, kandi buriya ni inkomanga ibari mu mutima. Banze kwirukana Sekibi mu mitima yabo, aturamo, akabumvisha ko kumena amaraso ari cyo kibanza. Ariko ababigiramo uruhare umunsi ku munsi, abanyepolitike muri hano batandukanye mu nzego, ntabwo buriya ni umugambi w'Imana kuba muri yo. Twagize abanyepolitike duhungiraho twegera, kubera akarengane wagiriwe, akakwitura kukwica nawe no kukugirira nabi. Ariko turabashimira ko mugerageza, muri abantu namwe, ariko muragerageza mu myanya yanyu yuko gutanga serivisi nziza, kuko twabonye serivisi mbi zigeza naho zitwica. Twibuke twiyubaka. Murakoze, murakarama.
arakoze cyane Jean Paul ku buhamya